Hari amakosa abakoresha benshi bajya bakora, aho azana umukozi wo mu rugo, agahita amubwira ko ari butangire akazi muri icyo gitondo cyangwa se kuri uwo mugoroba wamuzanyemo, nyamara atabanje kumuganiriza. Hari ibibazo rero ugomba kubaza umukozi wo mu rugo ukiri mushya. Niba wamuzanye mu rugo akiri mushya, ugomba kumenya amateka ye make, ndetse ukamenya ibyo ashoboye gukora, ibyo adashoboye gukora, ndetse n'uko yakwitwara igihe habaye ikibazo runaka mu rugo kandi udahari. Ibyo rero kugira ngo ubimenye, hari ibyo uzifashisha nk'ibibazo uzamubaza igihe ushaka kumuzana cyangwa se akigera mu rugo. Nyuma yo kumubaza ibibazo uzamenya niba uyu muntu koko ugomba kumuha akazi cyangwa se ugomba kumureka akikomereza. Ibibazo rero by'ingenzi uzabaza umukozi mushya nibyo tugiye kureba aka kanya ndetse n'uyu munsi. Nitwa Isabelle Dusengimana. Ikibazo cya mbere uzabaza umukozi wo mu rugo mu gihe muri kuganira ataratangira akazi mbese ari mushyashya. Ushobora kumubaza uti ni iki cyatumye uhitamo gukora akazi ko mu rugo? Ntabwo ari ikibazo kizamukomeretsa, ahubwo ni ikibazo kizatuma akwisanzura kubwira amateka ye make, binatuma urushaho kumumenya ndetse n'uko uzajya umutwara bitewe n'amateka ye. Ubwo ashobora kuba yarahisemo gukora akazi ko mu rugo bitewe n'uko hari ubukenya, ntabwo yabonye uko yiga, ntabwo yabonye uko akora akandi kazi, aravuga ati aho kugira ngo nzasabirize reka njye gukora akazi ko mu rugo. Ikibazo cya kabiri, ese ufite ababyeyi, mubana mute? Ibi rero nabyo ni byiza cyane kwibaza umukozi mushyashya. Bizatuma umenya uburyo yari abanye n'ababyeyi, niba bafite cyangwa se niba atabafite. Ubu niho no kumenya niba afite abavandimwe, ku buryo wenda igihe umubyeyi we yarwaye uzamenya ko ari we ugomba kujya kumwitaho, umuhe uruhushya kandi urumwemereye neza kuko uzabuza amateka ye. Uzanamenya niba koko nta wundi muntu afite wo kuba yabitaho. Bizanakurinda ko yazajya ahora agusaba agahushya ka buri kanya avuga ngo ngiye kureba umuvandimwe nyamara akubeshya, wenda mbere akuganiriza yarakubwiye ko ntabagira. Ikindi kibazo ugomba kumubaza, ese wambwira ibintu uzi guteka? Iki ni ikibazo ugomba kubaza umukozi mu gihe wamuzanye gukora akazi ko mu rugo karimo n'ako guteka. Umusaba muri make kukubwira ibintu runaka azi guteka, yamara kubikubwira urwo rutonde ugatoranyamo ikintu kimwe, ukamusaba ko akubwira uko yagiteka, ukumva niba koko nawe ari kujya ubiteka cyangwa ukumva ko yaba bitetse neza. Hari abakozi bo mu rugo bibeshyira ko bazi guteka nyamara wenda batabizi. Ukaba rero wamuzana ku mugoroba mu gitondo ugasiga umusigiye ifi ngo aze guteka, wataha ngo wumve ya fi ukuntu imeze ugasanga yayitekanye amagaragamba cyangwa se n'ibyo mu nda atabikuyeho. Ni byiza ko umuganiriza ukamubaza ibyo azi guteka n'ibyo atazi guteka, kugira ngo uzamenye ibyo uzajya usiga umubwiye guteka, ibyo atazi kandi ubimwigishe. Ikindi kibazo ugomba kumubaza, ese umwana aramutse agututse ntari wamukorera iki? Kumenya uko yabyitwaramo biragufasha kumenya aho uhera umubwira uko abana bahanwa, uko abana bazajya batwara. Niba ukoresha uburyo bwo kubwira umukozi ko atemerewe kwihanira abana, uheraho ukabimubwira. Bizagufasha kandi bizanatuma unamenya niba uyu mukozi koko asanzwe yarera abana. Reka noneho urebe ikindi kibazo wamubaza, ese wakora iki igihe umwana arize cyane kandi ntahari nagiye mu kazi? Kumubaza ikibazo wenda biterwa n'urugero umwana agiye kurira arimo. Nabwo biragufasha kumva uko yabyitwaramo, ndetse ukamubwira n'icyo wifuza ko azajya akora igihe umwana arize cyane. Ari we biragufasha ndetse nawe bizamufasha, kuko umwana ashobora kurira cyane agakora ibihabanye n'ibyo we wifuza ko yakora. Igihe rero agize umuriro mwinshi se, utwo tubazo nk'utwo ngutwo uba ugomba kutumubaza akihagera kugira ngo umenye uko ubuzima bw'umwana wawe buzaba bumeze agiye kurera. Ikindi kibazo ugomba kumubaza, ese mbere utaraza aha ngaha wakoraga akazi kameze gate aho wakoraga? Aha ngaha rero umusaba kuvuga akazi kose kuva mu gitondo kugeza agiye kuryama, agahera ku murongo akubwira ati ngewe aho nakoraga mbere narabyukaga nkateka igikoma, nkatorosha mu nzu cyangwa nkakoropa, narangiza nkafura imyenda y'abana, narangiza nkateka. Gutyo uko agenda akubwira uko imirimo yari imeze ku munsi wose, uzabigenderaho umuha amabwiriza mashya, kuko ibyo umubwiye aza ni nabyo azakurikiza mu gihe ari wa mwana wumva. Ushobora gusanga aho yakoraga yarabyukaga atinze, akaryama kare,
ubwo rero numara kubyumva uko ubuzima bwe bwabaga bimeze ndetse n'akazi ke, umumenyesha ko bigiye guhinduka, akabimenya kugira ngo atangire akazi abizi. Ejo utazajya mu kazi ugasanga yitahiye, kuko we abyuka saa 11 kandi aho yakoraga mbere abyukaga saa 1. Ni byiza ko mubiganira ukamubwira uti niba aho wakoraga mbere wabyukaga saa 1 za mu gitondo, hano uzajya ubyuka saa 11 kugira ngo abana bajye ku ishuri, nyine ukamuganiriza nk'umuntu ugiye kugufasha akazi ko mu rugo. Noneho rero ikindi kibazo ugomba kumubaza, ese hari indwara yihariye ujya urwara cyangwa urwaye? Kumenya niba umukozi ugiye gukoresha wawe mushya afite uburwayi runaka ni ingenzi cyane, kuko hari nk'igihe usanga hari ibiribwa atarya kubera iyo ndwara, cyangwa se akaba afite imirimo atabasha kubera ko abiterwa n'ubwo burwayi. Ashobora kuba afite umutwe utajya ukira. Ntabwo ari byiza rero kumubwira ngo ejo uzajye guhaha ibirayi kandi uzaza ubyikoreye, kuko arwaye uwo mutwe udakira. Ashobora kuba wenda atarya ubunyobwa kubera ko, cyangwa inyama kubera ko bimurya mu nda, kubera ko ibyo byose ugomba kubimubaza ukabimenya mbere, kugira ngo niba hari n'ibiribwa wahashye wasize mu rugo umenye ngo ibi biribwa ari buze gutoraho ateke, ntabwo ari bubwirirwe. Hari rero umukozi aza yifitiye uburwayi runaka bwihariye ariko butamubuza gukora akazi, cyangwa se akazi hari ibyo atabasha kurya ntabikubwire kubera kugutinya nyine nk'umukoresha we. Nyamara iyo mubiganiriyeho akabikubwira mbere umenya uko ubyitwaramo. Ikindi kibazo ugomba kumubaza, kuri wowe wumva umukoresha mwiza agomba kuba ameze ate? Aha niho uzamenyera ibyifuzo bye, ukamenya ko ashobora kubyubahiriza cyangwa se utabishoboye. Ni ikibazo kigoye kuba yahita agisubiza ako kanya ku muntu ushaka akazi, ariko duke azabasha kugusubiza tuzagufasha. Kumenya niba uko yifuza umukoresha we waba ubyubahiriza cyangwa se utazabishobora. Ibindi bintu ugomba kumubaza, mubaze ko ibikoresho ufite mu rugo azi kubikoresha, ndetse azi no kugenda abigirira isuku. Ibyo azi gukoresha ubimwereke byose biri mu rugo, ibyo azakenera gukoresha ubimwereke, unamubaze niba azi kubikoresha, kuko hari ibikoresho abantu bose baba batazi gukoresha, cyangwa se bikaba bitandukanye n'ibyo azi. Urugero, ufite nka firigo kandi aho yakoraga mbere nta firigo ihari, televiziyo, kwisiniyeri, mixer, blender, gutandukanya isabune yo kogesha ibyombo, yo gukoropesha n'ibindi, ugasanga wowe urabifite wenda aho yakoraga mbere nta bihari, ariko ugomba kubimwigisha nyine akabimenya. Utazasanga ejo yacometse firigo nabi, cyangwa se yagize ibindi akora kubera ko utabimwigishije. Nyuma rero yo kubaza umukozi ibyo bibazo bitandukanye ukurikije akazi afite muri urwo rugo, uba ugomba no kumuha inshingano, ukamubwira uti rero ngiye kuguha akazi ariko uzajya ukora ibi ngibi. Ubimubwira akiri mushya atangira abizi. Niba aje gukora akazi ko kugufasha imirimo y'isuku, ubimusobanurire. Niba aje gukora akazi ko kurera umwana, ubimusobanurire. Umuha nawe umwanya nyine akakubaza wenda ibyo adasobanukiwe neza, noneho ukamuha n'amabwiriza agenga umukozi wawe. Kuko ni umukozi wo mu rugo, ariko ni n'umuntu uje kugufasha akazi, kuko uzamusigira urugo ugenda ari usigara arugenzura cyangwa se urwitaho, nawe utaye wenda uvuye mu kazi. Ni byiza rero ko nawe umuha umwanya, ibyo yifuza kubaza akaba yabikubaza. Hari igihe umukozi wo mu rugo hari ibintu aba ashaka kukubaza, ariko kubera utamuhaye umwanya nyine akakwihora akaba yabibaza abandi. Akaba yajya ku muturanyi akamubwira, none se ko nshaka kujya guhaha ibi n'ibi ndabihahira hehe? Ugasanga mwohereje kujya guhahira mu isoko rya kure, kandi wenda hafi hari ahantu wajyaga ubifata, cyangwa se hari umuntu wahamagaraga akabikuzanira. Ni byiza ko muganira. Niba udakunda umukozi witaba telefone cyane ari mu kazi, ako kanya bimubwira cyagera. Ntabwo telefone uzayimubuza cyangwa se umubwire ajye yivugiraho gahoro yaratangiye akazi nyine asanzwe abikora. Ni byiza ko umubwira uti rero nkunda umukozi witaba telefone ari uko akazi ke yakarangije. Ibyo akabimenya ko telefone agomba kuyirambika hasi, yarangiza akazi akabona ubwo ayikoresha. Ukamubwira kandi abantu mufite mu rugo uko bangana n'ikigero barimo, kugira ngo amenye uko azajya bafata. Kuko ejo n'ejo umuntu ushobora kumusiga, hakaza umuntu yiyita umuntu wo ngaho mu rugo, mu gihe utayimubwiye mbere ko uwo muntu ahari wenda ari buze, ugasanga aramwakiriye kandi wenda ari umujura cyangwa umugira nabi, cyangwa umugizi wa nabi.
Ikindi kandi ugomba kubimenyesha hakiri kare ko hari ibikoresho runaka akeneye mbere y'uko bishira, akabikumenyesha mbere. Niba wenda wakoreshaga isabune y'ifu mu gufura, niba igiye gushira akabikubwira ati hasigaye ko nzakoresha ejo muze kunzanira iyindi. Ntihagire ibintu bishira nyine ako kanya mutahashya ibindi. Ibuka kumubwira ibyo ukunda n'ibyo wanga bijyanye n'akazi agomba gukora. Uba ugomba kubimubwira ukabwira uti nanga umwanda, nanga agasuzuguro, nanga umuntu uvugira hejuru, nanga umuntu ugira gutya, nyine kugira ngo amenye ibyo azajya yirinda, amenye n'ibyo azajya akora. N'ibindi wumva ari ingenzi cyane ku mukozi wo mu rugo, kuko hari abantu bajya bakundana abakozi bo mu rugo ko ari abana babi cyangwa se ko babahemukiye, nyamara nta ruhare yabigizemo kugira ngo uwo mukozi akore neza akazi kamuzanye. Akagenda bakikorera ibintu yumva bimurimo, azi ko ari n'ingenzi cyangwa se azi ko ari na byiza, nyamara wenda umukoresha we bimugwa nabi. Kubera ko rero bataganiriye ngo abanze amenye amateka ye, amubwire ibyo akunda n'ibyo yanga, ugasanga habayemo ikibazo. Ntabwo ari byiza rero kuzana umukozi wo mu rugo ngo mu gitondo uhite umusiga mu rugo utabanje kuganira nawe, umumenye neza, umenye ibyo ashoboye gukora n'ibyo adashoboye, ndetse n'uko azabyitwaramo igihe habaye ikibazo kidasanzwe, aho kugira ngo ajye gushakira ahandi ibisubizo kandi ari wowe wagakwiye kumuha ibisubizo. Ni byiza kandi ko niba umukozi wo mu rugo adafite telefone, ugomba kugira agatelefone umuha, kugira ngo nagira ikibazo kiba azihutire kukumenyesha, aho kugira ngo afate umwanzuro we bwite wenda usange wakwangiza byinshi. Ni byiza cyane rero tuzagenda tuganiraho kandi na byinshi. Wowe ukande kuri subscribe, byinshi by'ubwenge nzange nabibagezaho. Ndabashimiye, mugire umunsi mwiza.